Pate izi karitsiye wazibonye ute? Ni neza ariko rwa Rutabura turi ahantu heza. Rwagiye kukugurira urwagwa nta kuntu wamusura nta kuntu wagira ngo utata kunywesheje ku rwagwa. Rwazo yanze ko muteke inyama agira imvange. Yanze ko muteke inyama mu imvange. Yego. Rwa Rutabura. Patera arakwemera cyane. Ndamukunda cyane ayo uvuye mu Buhinde uvuye. Muzimwe muraho mbonye abashyitsi banyakiriye mwana murakoze. Pateri bamuhaye ku rwagwa. Urwagwa nibwo bita umuhamasha. Ntazasubira niwe muntu wa mbere unywereye mu kibanza cya Rwa Rutabura. Njye muntu wa mbere ukimwereye. Niwe wa mbere ukimenye ariko ari ikintu ntari kubona. Ibigoranye mu mvura y'amahindu birangiye tugeze ku kibanza cya Rwa Rutabura atwakiriza urwagwa. Ongera byari kurwana n'imiyaga n'imvura y'amahuhezi ariko ntiyagera dusanganirwa urukundo n'ababyeyi. Dore twazamutse dukambakamba imisozi ibyondo bitwuzuye intoki. Muzehe wabivugaho iki? Ndeba abonye amatafari yaranyagiwe byose yaraguye hasi ubaje kuntera inkunga sinzi ijambo rivuga. Rwa Rutabura. Tubwira abo bantu baduhagaze imbere. Baduhagaze imbere ni mama ntabwo namuvuga reka yivuge. Nyansengimana Marita abandi umubyeyi wa Rwa Rutabura. Uri umubyeyi wiwe? Cyangwa umuturanyi? Ni umubyeyi kandi ndi n'umuturanyi. Mami kamite nkubariza ikibazo rimwe tugikomeza hepfo. Rwa Rutabura ni umuntu ki kuri wowe? Ese ibintu akora mu mupira w'amaguru ujya ubikurikirana? Ndabikurikirana nanjye numva binshimishije. Ujya umureba iyo yisize amarangi ahantu hose? Ndamubona. Apfa n'ihe kipe Rwa Rutabura? Rayon Sport. Urabizi kabisa. Dukomeze papa wacu. Papa tuguhaye ikaze. Mumeze neza? Tubahaye ikaze. Rwa Rutabura ni umuntu ki kuri wowe? Ari umuntu n'umwana wanjye mfite abana bangana n'umwana mfite nawe n'umwana yaje adusanga hari ibyo twamwakiye umuntu aba mbese ubushobozi mbese n'umupira muri wa siporo rwose no gufana yagiye yakarabye yisize ndetse agiye gufana ubuzima agira neza nta kibazo. Mu buzima busanzwe ugiye kubwira abantu Rwa Rutabura uwo ari we wamuvuga gute? Abakora muvuga yaje asanga ni umusaza yaje ndetse ari n'umwana wanjye ndetse ko umuntu nta nuko n'ingendo rero aza ndetse n'uwa yadushaka twumvise muri gahunda tubwiye ko ashaka gutura yaza tugaturana ari kugira ikibazo amatafari imvura ati kizapfa ariko ashaka kuba yakongera ashaka ko bamushumbusha akongera akavugurura amatafari akashaka yagondagonda akazu akagura hano nawe akaza akaba ari mu nzira. Yego Rwa Rutabura yagize atya agura ahantu hazamubeshaho mu masaziro ubushobozi buba bukeya. Abafana ba Rayon Sport ndabaza Rwa Rutabura ku giti cye. Rwa Rutabura ni nk'iki wakwifanira fan base cyangwa se n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange n'abasportifu muri rusange? Ndashimira umuvandimwe mwese mwaje aha ngaha, ndashimira umuvandimwe ntazasaza abana bandavura. Umuzi avuze ijambo rizima nk'uko amatafi yamenaguritse. Ubu n'indi nkunga ikibanza mwakibonye ubutaka ndabufite. Yewe ubwo ni ugushwanyaguza nkazama nk'akaboro kwa kubabuze umuvandimwe na mama. Rwa Rutabura uri umuntu ufite izina hano muri siporo nyarwanda ndetse cyane cyane ku bakunzi ba Rayon Sport. Uri umwe mu bantu abantu bose bakunda n'ikimenyimenyi inshuti yawe Pateri yazamutse imisozi imaze iminsi
avuye mu ndege ndamushimira ari we muntu yaje kureba ndacyakomeza ikibazo cyane kuva nabaho Mama Gomez mu bwa mbere anyweye Skol yanywaga inzoga bati ndamushimira ibyo yamaye yabimaye ndamushimira uruka nk'uko yakoze agomeza bikomeze ntabwo nibwo n'Imana akoze ibitangaza kuba yavuye mu ndege akazanwa muzehe niwe ushinzwe hano n'uwakotora ibintu byose ubwo Pate nawe muravugana mushwanyagurize nanjye abana banjye nazasaza abana badafite aho baba Rwarutabo ikibazo cyanjye ntabwo ndarangiza kukibaza ngira ngo abari kureba hano video muri kubona Rwarutabo ariko kutamaze kunanywa kugwagwa se uretse banze ndarangiza Agacumu. kukubaza reka tuvuye ku by'uko umva Rwarutabo yego abari kureba kino kiganiro ngira ngo muri kureba mu mashusho Rwarutabura ni umuntu ufite ikibanza gishije kibura ibintu bike cyane kugira ngo gitangire kubakwa afite munsi y'urugo Rwarutabura ni umupapa ufite abana barindwi batoya abakuru afite abana barindwi ni umupapa w'imyaka 49 ugiye kuzuza imyaka 50 ni umuntu wabahaye ibyishimo Rwarutabura abantu bagushinja ko utajya ubaseriye bashaka kugufasha kugira ngo bakubakire nk'umuntu ubaha ibyishimo ariko ntube seriye icyo kintu wakivugaho iki ndashimira Imana we rero iyo bayiseriye ninjye bandogeye mu nyama iyo bayiseriye bagufata nk'ubu bahita bakurangiza niyo mpamvu nayo nigira ikigo kugira ngo batandangize Rwarutabura oya kandi niyangaisha zandi gatare twajyanye mu ndege bayiseriye bagufata nyine nk'umuntu w'umunyavuga cyangwa bagufata ikigo kugira ngo umenye ko ni ikintu ari manyi mbese Rwarutabura ibyo bintu by'ikiri barimo kuko uri cyo ntabwo ndi cyo nyine mbagira ngo mbajishe mbereke ko nuzuye Rwarutabura urimo uragenda usaza ntabwo imyaka igenda isubiraho ahubwo igenda ivaho uri kugenda ugana mu zabukuru kandi ufite umuryango mugari uri kumva ufite umuryango mugari ejo n'ejo bundi uzasaza urateganya iki kuba wasiga umudamu ahantu heza cyangwa wasazira mu nzu yawe icyo kintu ujya ugitekerezaho kuba Rwarutabura yabiwe niyo mpamvu nanjye muje kunsura kandi nkashima Pati mwasanga ufite intebe ebyiri zinazitiye kandi ashaka abana banjye bonye umukobwa nyakuna ameze n'umugore wanjye Mama Gomez niko genda bafite Mama Gomez Pati n'ingufu naye mwambaye kandi ayikunda kubi niyo mpamvu na Mama Gomez mu mupira wanditse Yanga ugura amadolari 50 yishimye kandi ashimwe n'umuvandimwe wazanye nanjye impamvu muje ndashaka kugira ngo mu bana banjye saze mu bana banjye bafite aho baba kwa papa kwa mama nta wundi mute Rwarutabura ndacyakomeza kukubaza ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite iki mpereho uretse baze ndagize kukubwira abakunzi bawe hano henshi cyane ibiganiro tugenda dukorana bafite ubushake bwo kugufasha ngiye cyo meraho mfite amabati 20 hari na perezida w'igikondo fe bamwe amabati 50 wameye amasima 20 Dr Norbert yameye amasima 20 uyu mwarimu wa murero wacu ama nawe amabati 10 Pateri nawe yaguhaye amabati 15 isashini Rwarutabura yes iki kibanza urasaba iki inshuti zawe abagukunda abantu wahaye ibyishimo ngiye mu muhanda mwamuzehe n'ibitoki babyakabata umwana wa mama ibi nibi nanjye ndamutse ngeze nkanga sinzasaze nka babandi kibanza urakibonye ubutaka ndabufite nkacyubaka mwamugize neza kanibarize mama wawe mama wenda Rwarutabura ni umuhungu wawe uramuzi cyane ngeze ntabwo narinzi ko afite umuryango ungana kuriya afite umuryango mugari afite umudamu mwiza cyane Mama Gomez ahora avuga ahantu aho ariho hose ubona ari iki Rwarutabura abura ngo nawe abe yagira ahantu atuza bariya abana ni iki wamusaba we kubwiwe ngo azagire amasaziro meza ngewe rero ikintu namusaba aravuga ko afite urufatiro ko afite ayo mabati ikintu arabura mbese urebye ni amatafari yo kugira ngo ayubake urumva yuko
mwareba ukuntu mwamutera inkunga akubaka abana bakava ntibandagare. Okay. Ubona se nk'abantu benshi cyane bakunda kuvuga ko ari umuntu ukunda inzoga, ukunda gusinda, ibyo bintu wowe bimuziho ku buryo umuntu amuhaye amafaranga yabasha kuyabyaza umusaruro akayakoresha icyo yamuhereye? Nawe kubera yuko abona abana bandagaye, abona n'umugore yandagaye, yayakoresha. Barutabo kirango urimo urabyumva? Ndabyumvishe. Murabyumva, abantu benshi bari kugusaba kugabanya agacupa. Ntabwo nk'icupa kandi burya umugabo aca umugani cyane ngo akabi kari inyuma. Nk'uko mubibona abakunzi ba BBTV gatatu, twari twasuye Rwarutabura nk'uko twabibabwiye, turi ku kibanza cye, sibyo? Rwarutabura yinywera urwagwa hano rwose, abaturage be bameze fresh, abaturage be batwakire, nta kintu twabuze, ariko nanone ndagira ngo hashtag ibe iyi ngiyi nk'uko mwakomeje mubyumva ku zindi nkuru twagiye dukora. Reka ntitubikorere Rwarutabura kuko benshi mu musinza ko atari sere, nyamara burya aba yanga kuba seriye cyane kugira ngo batabyuririraho, batamuroga nk'uko yabyivugiye mu kiganiro. Reka ntitubikorere Rwarutabura, ahubwo tubikorere abana be, umuryango we. Umuntu w'umupapa ufite abana bageze kuri 7 akaba ari umusitari, akorera igihugu, agakorera abaturage benshi cyane, imbaga nyamwinshi ifana Rayon Sport cyangwa iyikunda, bose abahereza ibyishimo. Umuntu nk'uwo ntago yagakwiye kumureka gutyo ngo azimire. Aba ari ahantu nk'ahangaha, afite ikibanza mwakibonye twakibatembereje, afite ibikorwa, afite umuryango, agomba kubaho nk'uko nawe uriho nanjye nkabaho. Hashtag ni imwe, twe kubikora Rwarutabura, ahubwo tubikorere famiye ye, umuryango we, madamu we, abana be. Guma kuri BBTV gatatu, tuzajya dukomeza tubaye byiza, ariko bino reka tubikore mwari ibyacu. Murakoze cyane. Rwarutabura, shimira abantu bakurikiye BBTV gatatu. Ndashima Imana, shima n'igihugu cyanjye, shima n'abanyarwanda n'abitanye igihugu. Inshallah. Nkuko mwabyumvise, Rwarutabura nta kindi kintu yavuga uretse gushimira Imana, ni iki niki. So tubimukorere nkuko nawe ufite uko umeze. Reka na Rwarutabura, umukunzi w'igihugu, umuntu ufite ifatiro nini kuri siporo nyarwanda, akomeze amere neza. Stay on touch, tuzagenda tubaye byiza. Thank you.